rero iyo nkunga rero irahari izaboneka. N'umunyamahanga n'uwavuye hanze akaza hano mu Rwanda nawe agomba kumva ko akurikiza ubwo buryo bw'Abanyarwanda bashyizeho kugira ngo ibintu bitungane dutere imbere uko dushatse. Ugasanga umuntu yihishe inyuma y'idini, inyuma y'itorero, ashyizeho ikintu kigamije inyungu ze no kwambura abandi. Ugasanga ibintu byose abantu ushatse wese ashyiraho, ni nko gushyiraho ahantu bariyeri ugahagarika abantu ukabeshya icyo ari cyo, ugatangira kubavanaho umutungo wabo. Ntabwo urenga aha utabanje kuzana uyu mutungo. Ntabwo rero bikwiriye kuba bikorwa mu dini iryo ari ryo ryose. Your Excellency, hari ikintu kitubabaza cyane, wenda nuko tutasobanukiwe mwanadufasha rwose. The call to prayer ya mu gitondo iratubabaza kuba yaravuyeho. Harimo iki? Adana kuriya bahamagara abantu ngo bajye gusenga ntabwo bikibaho mu gitondo. Ntabwo bibaho. Your Excellency, turabemera ko ibyo biroroshye kubisuzuma nabyo bikaya. Yego. Local government, icyo kibazo muze kukiga murebe ikibazo ni iki. Murakoze cyane. Mutinya babakangura mu gitondo ni ubundi ari amasaha niyo yo gukanguka n'ubundi. Rero Abayisilamu kuri uyu munsi twaje gusabana no kuganira. Buri dini, buri gace k'abantu, akarere cyangwa ibindi abantu bahuriyeho, iyo ibintu byifuzwa kugerwaho bishyizwe hanze bigaragara nk'ibyo Abayisilamu bavuze, inzira barimo ni ibintu bifuza gukorwa kandi bigenda mu nzira yo gutera Abanyarwanda imbere, yo kwiteza imbere nk'Abayisilamu. Ubundi twebwe inzego zacu, inzego z'ubuyobozi, inzego ziyobora iki gihugu, icyo tuba dushinzwe ni ukubatera inkunga uko bishoboka. Iyo nkunga rero irahari izaboneka.
izaboneka uko ishobotse. Hari bindi by'ikinyarwanda uzangaye gutinda. Ariko nta guhera, ntabwo bizahera. Ndabivuga nzi ko hari ibintu twigeze gusezerana, naje kumenya vuba aha ko bitakurikijwe uko byari bikwiye. Ubwo ibyo ndabyibaraho nk'umwenda ngomba kwishyura. Hari ibyasezeranijwe ndetse kera muri 2011. Ibyo byaratinze ariko ntabwo bizahera. Biraza gukemuka vuba aha ngaha. Hari ngira ngo aho mwashakaga no kubaka inyubako zikubiyemo ibintu bitandukanye, ngira ngo zimwe mufite yabivuze. Ntabwo nzi aho byaheze, sinzi impamvu abantu batabirangije, ariko biraza gukemuka vuba. Bimwe nta nubwo bikomeye. Hari ahantu ngira ngo bagombaga kubaguranira ikibanza, niba nibuka. Gusa kugurana se ikibazo kiri hehe? Ibyo nabyo bigatwara igihe kinini kimeze gute. Hanyuma indi nkunga irimo uburyo bwafasha kugira ibyo bwubaka, ibyo rwose ntabwo uyu mwaka uzashyira bitakemutse. Ibyo biraza gukemuka, ntabwo nzagaruka hano mubinyishyuza. ahubwo tuzagaruka hano ari jye ubibishyuza icyo mwabikoresheje. Nijye uzaba ubishyuza. naho ubundi nta muryango utabamo utuntu n'utundi no kutumvikana n'iki, ariko no mu muryango wanyu w'abayisilamu turamuka twabaye mujye mumenya uko mwicara mukadukemura. Hanyuma mukagira amahoro, mugatanga n'amahoro no ku bandi no ku gihugu. Ibyo kandi niko bikwiriye no mu yandi madini, no mu yandi matorero, no mu muryango nyarwanda. Dushaka umutekano, dushaka ubwumvikane, dushaka twifuza no kuba twatera imbere, nyine bishingiye byubakiye aho ngaho. Mwakoze rero kuntumira kuza kubana namwe, gusabana namwe kuri uyu munsi, hanyuma
mugire umunsi mwiza, mugire n'ibikorwa byiza biteza Isilamu imbere. Ubwo abayisilamu iyo bateye imbere n'igihugu kiba giteye imbere. Mwakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza. murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika.